Twongeye kubasuhuza abakurikiye ibiganiro kuri Baza Tech TV. Uyu mwanya nk'uko mubona aho ngaho twababwiye, muri iyi video ugiye kungukiramo ibintu byinshi. Iyi video irakwereka amakosa 5 abantu bakora, amakosa agera muri 7 abantu bakora kugira ngo telefone zabo zishyuye cyane binaziviramo inshuro nyinshi kuba zazima. Urabona nk'izi telefone ziri aha ngaha ushobora kuzikorera amakosa, wamara kuzikorera amakosa wowe ubwawe, amakosa wamara kuza kuyakora bigatuma izi telefone zabasha kuza kuzima. Turifuza rero ko muri iyi video urusa kumenya aya makosa 7 abantu bakora agatuma telefone zabo zishyuha cyane, bikaba byaziviramo no kuzima no gupfa burundu, ahubwo bakayibura, kandi ari aya makosa agera muri 7 abantu bakora cyane. Ntabwo rero tuza gutinda muri iyi video cyane cyane ko iyi video ni umukunzi wacu wayitubajije ku rubuga rwa WhatsApp tugira. Turifuza ko iyi video umuntu wese aza kuyumva kandi ukayumva neza. Aya makosa nawe ntuzayakore, utazatuma telefone yawe izima burundu ukayibura. Reka twihute rero tubabwire ikosa rya mbere abantu bakora batari bazi neza yuko iri kosa iyo urikoze telefone yawe ushobora kuza gushiduka, telefone yawe izimye cyangwa ukayibura burundu ukayihomba. Ikosa rya mbere abantu bakunda gukora nk'uko twari tubibabwiye ni ukuvuga ngo ikosa rya nyuma riri buze kugutangaza cyane, ikosa rya 7 urasanga mwari musanzwe murikora, ari byo bituma telefone zanyu zitaramba. Iyi video rero ndagusabye uyirebe paka irangiye kugeza ku munota wa nyuma, kuko nitunayirangiza hari inama zigera muri 7 turi buze kuguha zatuma telefone yawe ibasha kuramba ukayimarana igihe kirekire, nawe ugasezera guhora ujya mu batekinisiye buri gihe. Ikosa rya mbere rero abantu bakora batari bazi ko ari bibi ni ukuvuga ngo reba kuvugira kuri telefone yawe. Ikosa ni irya mbere, kuvugira kuri telefone yawe umwanya munini, byibuze nk'isaha yose cyangwa munsi yayo gato, guturuka ku minota 50 kuzamura, telefone itari wo parerere. Iryo ni ikosa rikomeye abantu bakora batabizi yuko ibi bintu bituma telefone ishyuha cyane, bikanatuma byagumaho bihoraho guhora ishyuha cyane telefone yabo muri rusange. Ndumva ryumvikanye cyane. Telefone yawe niba ushaka kugira ngo uyigabanirize gushyuha, uyigabanirize kugira ibibazo, niba ubona kuri kuvugira telefone yawe uri kuyivugiraho, ihute ugerageze iyi telefone yawe. Niba ubona iminota 30 ishize uri kuvuga itari wo parerere, ishyire kuri wo parerere. Ibyo bintu birayigabaniriza ikigereranyo cya 90% yo kugira ngo idashyuha. Ubu burwayi bwo bunatuma ishyuha cyane ku buryo iyi telefone yawe ishobora kuba ubwo burwayi yanabugumana ku buryo buhoraho. Niba umaze iyo minota rero gerageza iyi telefone yawe. Iryo ni uburwayi bwa mbere, ni ikosa abantu rya mbere bakora batabizi, bigatuma telefone zabo zashyuha cyane cyangwa ubu burwayi bwazo bukagumaho. Ikosa rya 2 rero ni ukuvuga ngo abantu bararikora kandi ndetse cyane. Ikosa rya 2 ni ukuyikoresha iri ku muriro, ugashaka kuyikoreshaho interineti, ukayikoresha umwanya munini iri ku muriro, ugakoresha interineti, ukajya kuri TikTok, ukajya kuri YouTube, ugakoresha ibintu byose, ama WhatsApp, imbuga zawe zose z'ikoranabuhanga ukazijyaho, ugashaka amakuru. Iki kintu nacyo cyica telefone cyane, gituma inashyuha cyane. Ni bimwe mu burwayi butuma telefone yawe ishyuha cyane. Nimba uzi ko telefone yawe iri ku muriro, gerageza uyihorere kuyikoresha, uyikoresha ibintu bikeya. Niba ugiye no kwitaba umuntu nababwiye ngo uyishyiraho parerere. Ntekereze ko kuri Baza Tech TV aha tugejeje nta muntu n'umwe uzongera kujya akunda kubikora cyane. Ntekereze ko byumvikana cyane. Hanyuma hari irindi kosa abantu bakora rya 3. Tugeze ku ikosa rya 3. Nababwiye ko ari amakosa 7 niba ubabwira atuma telefone zanyu zishyuha bikanayatera gupfa kwayo kwa burundu, n'uburyo bwo kubikemura. Niba rero wayakoreshaga iri ku muriro, gerageza telefone yawe uyihorere muri Baza Tech TV. Utazaza muri kuza kutubwira ngo telefone yawe yazimye cyangwa ngo yashyushye cyane. Bikoreramo ibyo twita over temperature. Hari ukuntu ibigaragaza ikabikwereka ko iri high temperature yayo y'umuriro. Biriya bintu ntabwo ari byiza guhora utuma ibiwoninga. Hanyuma irindi kosa rero rya 3 abantu mutari muzi, rikorwa n'abantu bake basa naho ari abasirimu batabizi, ariko ni ugukoreshamo telefone ya Mango 4G. Iriya simukadi ukayishyira muri telefone yawe, ukayishyiramo ya smartphone yawe iyo ariyo yose ifite batiri, ifite aperi nkeya, ukavuga ngo uri gukoreshamo iriya simukadi ya Mango 4G. Iryo kosa turitindeho cyangwa turivugeho. Iyo ufashe simukadi ya Mango 4G ugashaka kuyikoresha muri telefone yawe, ugahora ufunguye connection bihoraho, ibyo bintu byica batiri, byica telefone yawe, irashyuha ku rwego
neza n'undi muntu wese ashobora kubibona akavuga ngo iyi telefone yashyushye. Irashyuha ikanabikubwira ikawoninga mu gihe uri kuyikoresha ibintu bisa naho bifite imbaraga. Iyo tuvuga ibisa naho bifite imbaraga tuba turi kuvuga ibi bintu bikurikira. Ugasanga uri kuri YouTube, uhora kuri YouTube, ugasanga uhora kuri internet ukora ibindi bintu byinshi bifite imbaraga, murabizi cyane. Biriya bintu nabyo biri mu bintu bikomeye cyane biyitera gushyuha cyane, bikaba byayiviramo gupfa burundu. Ikindi kintu abantu batari bazi bahora bakora, batari bazi kindi gituma telefone yawe ishyuha cyane bikaba byatuma inapfa burundu, ni ugufata telefone yawe ugakora hotspot, ugahereza abantu mukorana mu kazi benshi, ngo ubahereje ngo internet, ngo bose nibikoreshereza internet yawe y'iyo telefone yawe. Iki kintu guys nyigarukeho gisubiremo, ntabwo ari cyiza, ntabwo ari cyiza gukoresha hotspot kiretse byibuze ari umuntu umwe uconnectinze, ho telefone irabibara ikanabyuma, bigatuma n'imbaraga zayo za battery zirabimenya, zikamenya iri gukoresha internet ingana iki. Iki kintu gerageza ukirinde gukora hotspot ugahereza abantu benshi, nawe ugakomeza ugakoresha n'iyo telefone. Urumva iba yabaye server, iba yabaye server, warangiza ukanayikoresha nawe ubwawe. Ibi bintu bituma telefone yawe ishyuha, ntuzongere kubikora rwose warakurikiye kino kiganiro cya Baza Tech. Ntekereza ko biri kumvikana cyane ahangaha tugeze, umuntu wese yabasha kubyumva neza. Dore irindi kosa rindi abantu bakora rya gatandatu, kuko turi kwegera umusozo. Irindi kosa rya gatandatu abantu bakunda gukora kandi rwose mpora mbabuza muri Baza Tech TV, ni ugufata telefone yawe ukayicaginga. Irya nyuma tugiye kurigeraho, kandi nizere ko wowe tugeranye ahangaha muri iki kiganiro babuze ukore subscribe aho ngaho. Kora subscribe, ukande kuri like, wandike muri comment video ushaka ko ndagukoreraho mu ikurikira kino kiganiro. Jewe umuntu unyandikiye muri comment yabo ya WhatsApp cyangwa hano ndazisoma, mfata umwanya muri wo kuzisoma, jewe mpita ngukorera video uri gushaka. Ntekereza ko izo twakoze kandi muri kuzikora neza. Recommendation ya YouTube iri kumbwira yuko inyereka yuko muri kuzireba neza. Mukomereza aho rero, kandi mujye musharinga bino biganiro, bifasha abantu, uwo byagufasha ko telefone yawe yaramba ukayimarana igihe. Hanyuma twari turi kubabwira ikosa rya gatandatu ribanziriza irya nyuma. Nizere ko mwese mwakoze subscribe guys kuri Baza Tech TV. Iyi channel uzayungukiraho ibintu byinshi cyane. Ikosa rero rindi rya gatandatu ribanziriza irya nyuma nababwiye ngo umuntu wese agomba kuritega amatwi akarimenya, ni ikosa ryo gucaginga telefone yawe, wamara kuyicaginga ukarekeraho connection, ukarekeraho internet. Urekeyeho internet, wacaginze telefone yawe urekeyeho internet, inariho pochette. Nari bibabwiye inshuro nyinshi, niba ugiye gucaginga telefone yawe iriho internet, kuraho pochette. Ntabwo ari byiza gucaginga telefone ngo urekereho internet hanyuma inariho pochette. Ibyo bintu nkubwiye nukigenzura neza bizatuma telefone yawe ishyuha, hanyuma bibe byanayiviramo gupfa burundu. Inama nziza rero ko twababwiye ko turi guhita tunabagira inama, telefone yawe niba uzi ko wafunguye internet, yicaginge itariho guys, itariho pochette, niba warekeye internet. Gusa si byiza no kurekera internet ugacaginga telefone yawe. Ntekereza ko birimo kumvikana guys. Inama ya nyuma rero, cyangwa ikindi kintu cya nyuma gituma telefone yawe yashyuha cyane, ibi byose twagiye tubabwira ishobora gutangira ikajya gahoro, ukajya ubona no kumara umuriro gakeya, ariko uko ubikora kenshi birayica, bigatuma noneho ishyuha cyane. Wajya uyikora wafunguye nka internet iminota 3 ugasanga yashyushye yatuye, wanareba nabi kuri telefone zimwe na zimwe zifite batiri za fake, igatangira ikajya inizimya bya buri kanya, wajya ugasanga telefone yawe yazimye. Ikintu cya nyuma rero twari twababwiye ugomba kuba uzi, abantu benshi banakora batari bazi, icya nyuma ni ugufata telefone yawe ukayicaginga ikuzura, yamara kuzura ukayirekeraho ku muriro guys. Yuzuye wenda wayirajeho telefone yawe guys, wamara kuyirazaho telefone yawe ikuzura umuriro, yamara kuzura igakomeza ikaguma ku muriro. Icyo kintu gisezerere. Niba telefone yawe ntukayicaginge nijoro ugiye kuryama, fata telefone yawe uyicaginga ari uko uzi neza ko utagiye kuryama, ureba amasaha irayakwereka, telefone yose ikwereka amasaha biri buze kuza kumara, igihe iri buze kumara iri gukora, ni ukuvuga ngo iri buze kumara kugira ngo yuzure umuriro. Fata telefone yawe uyicaginge rero, ubarira ariya amasaha yakweretse. Sinabyiza kuyuzuza 100%, buriya telefone biba byiza byibuze igeze kuri 98 ukayikuraho.
mbaha bonus ari nacyo kintu cya nyuma abantu batari bazi utanakeka ko nacyo gituma telefone yawe ishyuha cyane bikanayiteza kuba yapfa burundu. Gufata telefone yawe ukayikoresha ikakwereka ko umuriro iri kuwoninga ko isigayemo 5 ihereye kuri 20 bikwereka, igeze kuri 5 iri kubikwereka, ukayireka igashiramo umuriro burundu. Guys, icyo kintu gituma telefone yawe ishyuha cyane ayitera gupfa burundu. Telefone ntabwo yagenewe kumaramo umuriro burundu. Niba ubona igeze kuri 5 nta sharijeri ufite hafi, gerageza ufatiye telefone yawe uyizimye, uze kugenda ubanza ugere iruhande rwa sharijeri, numara kubona sharijeri ucaginge telefone yawe. Telefone nigomba kurenza byibuze umuriro wa 5% igihe cyose ugomba guhoraho. Nzababwira n'impamvu ugomba kuba ubikora gutyo, nzabibasobanurira neza mu zindi video, ariko nuko nguko telefone yagenewe n'icyo kintu uba ugomba kuyikoresha. Inama nziza rero nabaha dusoza video yacu, telefone yawe menya yuko ariko kazi kawe, menya yuko ari ikugaburira, menya yuko telefone ari igufasha byose. Yibungabunge muri buno buryo. Nkuko twavuze ari amakosa yose twavuze haruguru, irinde kugenda ukonegita ku wifi yose ubonye kandi ubona ko telefone yawe nta muriro ifite. Gerageza telefone yawe mu gihe uri kumva ko yashyushye cyane, inama ikomeye cyane, kuraho pochette. Niba ubona ko yashyushye cyane nawe uri kubyumva, kuraho pochette, kuko ubushyuhe pochette nibugumana na telefone yawe iri gushyuha cyane, birumvikana ko uri kuyongerera ubushyuhe kandi telefone ntabwo yagenewe gushyuha cyane. Iyo ishyushye cyane ijyamo imbere, hari ibyo yangizamo imbere kuri processor yayo, ku cyo twita ama chips yayo. Donc hari ibintu ama chip yayo buri kuyangiza cyane, ama resistance yayo, bigatuma n'ama capacity agira ikibazo. Ibyo byose tuzabirebaho. Gerageza rero telefone yawe niba itashyushye, ubonye ko ishyushye, ukureho pochette, uyishyira ahantu ubona ko hakonje, hadashyushye cyane, hatanakonje cyane. Ikindi kintu cya nyuma, si byiza telefone yawe kuyirarana ku buriri, urarane nayo mu buriri. Iyi ni inama ikomeye cyane, ndi kubagira inama. Iyo uraranye na telefone mu buriri bituma nayo ishyuha nk'uko nawe washyushye, bikaba byayiteza ibindi bibazo bikomeye cyane. Telefone yawe ku nama yawe ya nyuma mbahaye ya nyuma muri Bazatech TV, nk'uko izi telefone zose muba muzibona hano, izi zose baba baje kuzikoresha. Reba nk'ubu kubona gufata telefone nk'iyi ngiyi ishyira inzima, reba nk'ubu iyi ngiyi na iPhone 13, ugasanga umuntu yayishe gutyo, uje kuyikoresha kandi wakagombye kuba n'izi zose ziba zapfuye. Ibaze telefone yawe urayishe mu buryo bwo kuba izo nama ari uko utazumvise. Gerageza guys, wumve izi nama kandi uzishyire mu bikorwa. Telefone yawe urebe ko uzanshimira nyuma, urebe ko itazamara igihe nta kibazo igize. Inama ya nyuma, telefone yawe irinde gufata telefone yawe ugende uyishyira ahantu hakonje cyane. Telefone ntabwo zagenewe gushyirwa ahantu hakonje guys. Ahantu hakonje cyane, niba ugiye kuryama, reba ahantu ku meza, ahantu heza hameze neza, hafite temperature iringaniye, uba ari ushyira telefone. Iyo uyishyize ahantu hakonje cyane, nayo biyitera ibindi bibazo tuzavuga muri video ikurikiye. Reka dusoreze video yacu aha ngaha, nakagaruka hano kuri Bazatech TV. Kora subscribe aho ngaho, iyi video yisharinge bagenzi bawe batazongera gupfusha telefone zabo buri kanya, igihe cyose bipfa buri kanya. Turifuza ko umuntu wese wakurikiye Bazatech TV byibuze telefone yawe igomba gukora hagati y'imyaka byibuze 6 kuzamura, nta kibazo na kimwe iragira. Amakosa yose zigenda zigira nzagenda nyababwira mbere, ku buryo ushobora kuba wanayiformata mu gihe yagize ikibazo, uburyo bw'amatushi yaka yabitaka, wakundi yakigahagarara hagati. Gusa hari video twari twakoze ubushize ivuga ibindi bibazo n'ubundi zikunda kugira, naza kwibashyira muri description cyangwa muri comment ya mbere, muyigeho nayipiningamo muyirebe. Hari n'urubuga rwa WhatsApp tugira duhuriraho banabarizaho ibibazo, narwo ndarushyiraho muri comment ya mbere, muraza kuza guhita murubona, murujoininge mujye mubarizaho ibibazo. Murakoze cyane rero, turabashimiye. Twizere ko mwese mwakoze subscribe, sharing iyi video niba hari kigufashije. Murakoze cyane kuri Bazatech TV. Ciao, turabakunda cyane.